Ejo nibwo twabagejeje inkuru y'abaturage baturiye uruganda rwa Skol rwenga inzoga ruherereye mu mudugudu wa Ruyenzi mu kagari Kanzove mu murenge wa Kanyinya. Bavuga ko abangamirwa cyane n'umunuko ukabije uru ruganda rusohora yo ruri kwenga ibinyobwa byarwo, bavuga ko abangamira cyane. Aba baturage bakaba bagaragaza ko uyu munuko nubwo utaza buri mwanya iyo sohotse ugeze hanze ubangamira abaturage baruturiye cyane ndetse n'abagenzi banyura, kuko uyu mwuka bavuga ko bangiza cyane. Ko riratubangamiye umunuko byo byonyine, noneho twebwe twegereye amazu y'uruganda twebwe biratubangamiye cyane kuko umwuka wawo uvamo ntago ari mwiza, ndetse uranatwica byahatari ukatwangiza mu mutwe, mu bwonko, ahantu hose kabisa. Igihe uhanyura nk'urugero nkanjye amambere nahanyuranye umuntu mutwaye tugezemo hino yaho gake arambwira ati ariko se ati ntago uziho toilette ziba, we yaragize ngo hari muhumekeye nabi. Ndabwira nti se wateze amatwi wateze amazuru neza ukumva uko ibintu bimeze. Ati shate mbabara ati nari nkurenganyije, ati naho ntago nari namenye ko atari we biri guturukamo hano ruguru mu ruganda. Ubwo urumva ibyo nabyo ni ibintu wangamye kumva uri kumwe n'umuntu kumva akugizeho ikibazo kandi urengana ikibazo atari uri mu giteza kirimo kivamo haruguru, nabyo ni ikibazo ni imbogamizi cyane. Icyo abaturage bifuza nuko hakorwa ibishoboka byose ku buryo umuntu usohoka muri uru ruganda washira hagashaka imiti izagishyirwamo ku buryo bitagera mu baturage baturiye uru ruganda, cyangwa hakarebwa ubundi buryo bwakoreshwa ariko ntibibangamira abaturage. Ikintu twifuza nuko byakemuka rwose uwo muntu kukavaho, kuko uratubangamiye cyane, urahatambuka ukumva ni ikibazo ujya kuhaminuka wumva wazibiranye. Ikintu ibyo twifuza byakorwa nuko uwo muntu uko byibura bashaka ikintu bazaza boherezamo n'ibyo bizi biba bishoka bijya mu gisanga bikazamura carbon dioxide mbi kabisa. Umuntu kuratubangamiye cyane. Uyu munsi intumwa zishinzwe gukora igenzura ku isuku mu mujyi wa Kigali zageze aho uru ruganda rukorera kugira ngo koko zirebe niba ibihavugwa ari impamo, ariko bangirwa kwinjiramo imbere kugeza ubwo umunyamakuru wa BTN yataga gutegura iyi nkuru babahejeje hanze amasaha agera kuri 2. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanyinya Niyibizi Jean Claude avuga ko iki kibazo basanzwe bakizi ndetse bagiriye inama inshuro nyinshi uru ruganda mu rwego rwo gukosora iki kibazo, ariko ntihagire igikorwa. Murakoze. Ikibazo abaturage bavuga ikibazo twari tuzi, natwe twakoze ubugenzuzi nka timu y'ubugenzuzi bw'isuku, tumaje kuhaza nk'inshuro 3, tumaje kuhagera inshuro 3, twinjira mu ruganda, hari ubujyanama twabahaye kuko hari ahantu bahuriza amazi akoreshwa hariya mu ruganda, ariko bikagaragara ko hari n'ibisigazwa by'ingano bakoresha cyangwa se produit bakoresha hariya, ari nazo iyo zegereye wumva ko arizo zivamo umunuko abaturage baba bavuga. Ikindi nanone twari twarebye na amazi nanone ava mu ruganda rwabo akajya hanze abaturage baba banyura ku muhanda, akagenda ajya mu gishanga cya Nyabugogo. Ibyo rero twabagireho inama, ariko bigaragara yuko inama twagiye tubagira ntago ubona batazubahiriza. Twari twifuje rero ikibazo twakigaragaje ubuyobozi budukuriye, ndetse cyageze no ku rwego rw'umujyi kugira ngo nawe baza barebe ikibazo uko giteye, bityo babe babagira n'inama, babagira inama, ariko bikomeje byumvikana yuko haba hariho n'amabwiriza cyangwa se amategeko agenga imicungire y'ibidukikije, ku buryo hashobora kuba hakurikizwa n'itegeko cyangwa se n'amabwiriza. Nyuma yo kumvikana ku gikorwa cyagenzaga baje gukora igenzura, baje kwemererwa gukora akazi kabo, aho bahaye uru ruganda icyumweru cyo kuba bamaze gushaka imiti yabugenewe ituma umwuka mu busohoka udakomeza kubangamira abaturage, mu gihe system ari kubaka izakemura iki kibazo mu buryo burambye itaruzura, ikazuzura itwaye asaga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda.